Amashwe cyane twakira DJ Brian, ladies and gentlemen. Umwaka mushya Brian. Twese hamwe. Umeze neza se? Ndashima Imana. Ndashaka kukubaza ikibazo cya mbere. Hari ibibazo bajya babaza ngo DJ Brian ni muntu ki? Wenda ndakuzi. Watangiye ku DJ ryari? 2021. Ariko aho ngaho nibwo nari mbyinjiramo nka 2022 nibwo natangiye gucuranga neza 2022 2023 kugeza ubu ngubu. DJ Brian ubundi ukora utuhe tuzi? Urabona reka nguhe urugero. Ngewe nari ngiye kubeshya ariko nsanze nkora utuzi tutari twinshi. Brian akora utuhe tuzi uretse kuba uri mu DJ niziye field izindi Brian abamo? Izindi secteur tubusangamo nizi. Okay, dufite umuryango ni organisation kenshi no nkunda kuba ndi kumanywa. Ikindi turanacuruza. Ufite uracuruza? Yego. Ucuruza iki? Ducuruza ibintu bijyanye n'ingofero ariko turacyakorera online kuko turacyari gushakisha uburyo. Tubwire tugure hano turi abantu bagufana. Abenshi baratugurira ndabizi, abenshi bakunda kutugurira cyane cyane ibintu bijyanye n'ingofero. Brand name zifite amazina? Buryo umuntu yajya online akagira. Nuko dutuma karite nziza nyine. Yego. Umuntu ngo yaca kuri account zawe? Oya, yaca kuri account ya Daniel cyangwa se agaca kuri account ya Pandemic. Niwe ubayobora kugira ngo babone ibintu byiza cyane n'imyenda n'ababishaka n'imyenda iri unique atari kwambara ikintu ugasanga udara cyambaye bimeze nka korari. None se Brian uretse kuba uri umu DJ ufite n'umuryango wa rap, uramutse uretse ku DJ ntabwo uzi kuririmba? Ariko sumbwire ngo ndirimbe. Okay, ndagerageza ndabizi ariko ndazara umunanga utazi kuririmba fa kubijwi risohoka mu kanwa nyine wowe ku giti cyawe uraririmba kumva bivamo. Urabizi niko ushatse kuvuga? Ndabizi ariko sumbwire ngo ndirimbe. Nanjye kugira ngo turushanwe. Oya, ushobora kundusha. Nago mbizi cyane cyane ku buryo naririmba ngo mpabye abantu ngo bavuge ngo nemeje kandi mba nshaka kwemeza. Niyo mpamvu wahisemo kuzajya zibacurangira? Nzajya nzibacurangira. Urabona hano harimo abajene benshi. Niziye challenge ubona ni ikihe kintu cyiza cyo kumenyekana, ni n'ikihe kintu kibi cyo kumenyekana? Okay, ikintu cyiza mbona cyo kumenyekana nuko ubona service bitakugoye. Hari n'izindi opportunities nyinshi ubona bitakugoye, ariko ikintu kibi cyo kumenyekana nuko abantu bakumenyera. Abantu barakumenyera yaba arabo muri mu rwego rumwe, abo mutari mu rwego rumwe. Nyine ari umuntu wifata agahita yumva ko muziranye cyane. Kuba nyine akubona agahita yumva ko muziranye cyane akakumenyera. Nicyo kibi cyonyine, naho ibindi byose ni byiza ubona. Uravuze ngo abantu baramenyera? Abantu baramenyera cyane kandi nta muntu uranga utajya ugira umuntu umumenyera. Kandi bura kumenyera birabangama. Hari hashtag nabonye watangije ya turi ntituzemera. Ya ntituzemera. Igitekerezo cyavuye he? Okay, ntituzemera ni ijambo ryaturutse kuri bino bibazo twari dufite tumaze imisi tubona biri hagati ya Kongo, Burundi, u Rwanda. Ugasanga nyine harimo nk'amagambo mabi akoreshwa avuga ku gihugu cyacu, ugasanga harimo kuvuga ngo u Rwanda rwiba amabuye y'agaciro, ngo muri Kongo ngo u Rwanda nta birombe rugira. Ugasanga harimo nyine amagambo, harimo ibintu nyine byo kubeshya. Yego, abadusenya. Niho havuye iryo jambo nyine. N'umushito wanjye Muyango Claudine turavuga ati ariko nta campaign twatangiza nk'urubyiruko tukabwira nyine n'inshuti zacu z'urubyiruko ko nago bukurikirwa n'abantu bose. Harimo ababyemera, harimo ababibona bakabibonamo nk'ubu Brian. Urumva ugiye kureba nk'iyo ntituzemera ukayirebera mu Brian ukavuga ngo ni Brian wabizanye, nta kintu wafataho kabisa. Ariko
urebye nyine ukareba iryo jambo ukavuga ati ntituzemera ibi ngibi, ntituzemera abatubeshyera, ntituzemera abavuga ko bigenda gutya, ntituzemera abaharabika perezida wacu, ntituzemera ibi ngibi. Naho ngaho byaturutse. Amashyi cyane kuri Brian. Brian, hano turimo abajene benshi dukoresha social media, twicayemo aha twese. Ni ikihe kintu wadusaba ugendeye kuri ntituzemera? Ni ibihe bintu tugomba gushyiramo imbaraga? Ni ibintu byinshi. N'abantu bari ku mihanda. Ni ibintu byinshi. Ngewe ikintu kimwe cyo nababwira ni uko hano iyo Brian yaraburije, sibyo? Iyo Brian yaraburije cyangwa se hari undi muntu hano wenda uzwi akaraburiza, ntabwo bifata amasaha arenga 6 kugira ngo buri munyarwanda wese amenye ngo Brian yakotoye, Brian yaraburije cyangwa se runaka yaraburije. Ni ukuvuga ngo barabisharinga, abakora ama live bagakora ama live, abakora ama space bagakora ama space, abakora TikTok live bagakora TikTok live. Nyine bakavuga ku kuntu Brian yaraburije, ngo Brian ngakundana na barunaka, sinzi ngo Brian byamugendekeye gutya, cyangwa se ubwo ahatari Brian hakajya uwundi muntu. Ibyo bintu, izo mbaraga dushyira mu gukoresha social media tuvuga ibintu bibi, dusenya izo mbaraga kubera iki tutazishyira mu kubaka igihugu. Narabibonye abantu benshi baravuze ngo twijanditse muri politike, ariko reka mbabwize ukuri, aha muri ni politike, kurya ni politike, kugenda muri mujyi wa Kigali ni politike, kuryama ni politike, kujya ku isoko ni politike. Wumve yuko ibintu byose urimo hano ni politike. Ikintu cyose kizaza kigahungabanya u Rwanda ntabwo kizareba ngo Brian yijanditse, ngo nge ntabwo nijanditse, twese kizaduhungabanya. Kubera ibyo ntabwo tugomba kwemera. Ntabwo tugomba kwemera. Kandi ikindi tugomba, iyo ukunda umuntu urabimwereka, sibyo? Niba ukunda perezida, mwaramutoye amajwi 99 n'ibice, none se ko kitagomba kumushyigikira, kuki bagomba kuvuga ibintu bibi ku gihugu cyawe ukumva ko ugomba guceceka? Nituzagere gute? Nituzemera. Nituzagere gute? Nituzemera. Ntabwo tugomba kwemera. Ntabwo tugomba kwemera. Urabona iyo umubyeyi abyaye umwana akaba nyine umutipe mukuru, agaterura ibyuma, akabijeya, akaba ari umutipe ufatika. Iyo haje ikintu gihungabanya mu rugo, ntabwo umubyeyi ari ujya kurwana, ntabwo ari ujya muri fight. Urumva uwo muhungu we yabyaye ni ubugomba gukora. None se ko iki twebwe perezida wacu ngaho bahamagaye, ngaho ni uri gusubiza ibibazo. None ngewe niba ntabasha kujya ku rugamba ngo mfate amasasu, mfite umunwa ngomba kurwanisha umunwa, sibyo se? Ngomba kugenda. Murabibona dufite abana duhanganya ahangaha b'abagore, mujya mubabona, abitwa ba Mukanyiko, ngo ba Finatunga, sinzi ngo ba Rosemary n'abandi. Abo bantu bahora ku ma live kuri TikTok babeshya, bavuga ibintu bidahari, bavuga ukuntu tudafite umutekano. Kubera iki ibyo bintu tutagomba kubirwanya? Kubera iki nk'urubyiruko abantu bose bari ahangaha bafashe link bakagenda bayishyira muri abo bantu? Mwabonye abantu bakoze ngo ni Anti-Visit Rwanda. Anti-Visit Rwanda mwarayibonye. Kubera iki tutagomba kujyamo, sibyo? Dushyiremo nyine positive comment, tuvuge natwe nyine twiceceka. Ariko usanga iyo Brian arimo arabivuga ngo nijanditse, ngewe nzijandika, umva ndimo indani kwijandika. Amashyi cyane kuri Brian. Kubw'ibyo rero ngira ngo mujya mutanga positivity. Ntabwo twaba twahuriye ahangaha nta mutekano dufite. Ntituzagere gute? Nituzemera. Dusubizanye ikinyabupfura nkuko twabitoje, tumuhereza amakuru ya nyayo. Hari usanga umuntu yavuze ibintu bibi nawe ugatukana nawe. Muhereza ukuri kwa nyakureke guhangana n'umuntu kuko ukuri kurahari. Ndabeshye. Ikindi kandi mumbabarire, mukanya nabonye barimo baravuga ngo abarundi barimo hano mbona batinye kumanika intoki, kandi barimo. Nukuri mana, mwabarundi mwe tubanye neza, abakongomani muri aha tubanye neza, nta kibazo dufitanye, mwisanzure, mujye muryama mutekane. Ahangaha twebwe baratubwiye ati ikintu kijyanye n'intambara ntabyo dushoboye, ntabwo dushoboye kujya kurwana. Ariko nimba ufite umunwa, niba utabasha nko kuvuga wenda bavuga ngo Brian agira umunwa wenyine, andika, ufite telefone yawe wakandika, sibyo? Wajya muri comment, niba utanumva n'urwo rurimi bavuga ugashyiramo idarapo ry'u Rwanda, ukabyemeza nyine, ukabishimangira, ukareka kwitsimbatsimba ngo batambona ngo ibya politike. Njya mbabona hano bapostinga ngo ntago nge nakivanga mu bya politike. Iyo internet ufite ni politike hano, ibyo bintu ukoresha byose hano ni politike. Amashyi cyane kuri Brian. Brian wakoze cyane. Imana ibahe umugisha Frank. Nituzagere gute? Nituzemera. Merci beaucoup. Imana ibahe umugisha.
Kabukinga wongera inka mu zindi. Kabukinga wongera inyana ubwatsi. Kabukinga wongera